Reka ndikubona ngiye kumpamagara. Alo? Yego mabuja. Uretse ko ahandi ku gasoko nahageze? Ku gipangu? Kuri cya gipangu? Ndikubabona. Naho nahageze. Unkomeze nzamuke? Reka nzamuke. Sawa. Ngwino. Ariko si kino gipangu yambwega. Kwemera mba umukozi w'umuntu. Ndeke kubana na papa. Ndemera mba umukozi w'umuntu mwiza. Sharika ngende. Mfata umukozi wo mu rugo. Ariko ntabwo nyakubana na papa. Suri uri kumpamagara da? Ariko mabuja ni umusirimu we. Ni icyuki. Ubwo ni umusirimu. Biteze. Ngize. Umbe ni wowe. Ngewe. Shawe hangane ko nagutindiye. Umva nashinda ndayoba bitch. Naje amaguru yanjye. Ihangane. Dore mu rugo ni hano hatumanuka. Ni heza. Ariko umva. Ngiye umva. Si heza se? Umva. Nzi akazi neza. Umva nzi gukoropa. Nzi guteka. Nzi gutera ipasi byose pe. Byose. Byose akazi wama kose. Ndabona ari narabuze. Umva nukuri pe. Umva ndi umuntu mwiza pe. Umukozi rwose ngaho tugende. Ibintu byose ndabizi ariko akazi karakanjye pe. Kose. Zatugende. Tugende rwose. Uzi ko byose byiza. Nta kibazo. Nanjye umuntu wangu wari wanashakaga. Kubyuka kare. Oya nagize isha. Ubwo uraza ukundeba neza sha. Tugende rwose. Abusha, pense ko ambwiraga ngo ni abasirimu kandi nkaba mbona ibyo. Iyi ni imvura yaguye. Ni imvura se imvura iheruka kugwa. Nyine ngaho tugende tugiye kwagera. Ariko ngo ni Oya bige imvura yaguye hano. Ibyo bintu. Hano iwacu imvura ikunda kugwa. Bihute dore hano. Siko nayigiye kugwa. Gahanguka. Ariko se igihe nkatishije nkandi ikimodoka ntabwo turaje. Ni hano imbere. Nani imbere burya nkani imbere dukata gutya wajya wundi ikimodoka uvamo maje umuje wawe mva umbwira njye bankoresha pole ngubu Ukate hano tugiye kuhagera. Ihangane. Yego kunaguheka si wongeye kare ushaka akazi. ariko hano hantu ubwo imodoka yahaje nani imodoka cyangwa moto cyangwa igare ikigaragara yuko nta modoka ugira. Erega n'ubundi imodoka ntabwo ari nziza zimara amafaranga. Reka tugende twihuta ahubwo tugiye kuhagera. Wa mugore uzi ko ariho nashakaga. Wanshakiraga iki? Wazambara ugakora cya gihombo cyawe muri ya nzu koko. Uzi ko inzu yanjye igiye gusenyuka kubera cya gihombo cyawe. Njyewe Kalisa ko yagishyize ku nzu yanjye. Sinakubwiye ngo ucukure umwobo wa toilette ukanga. Uragira ngo mbigenze nte? Guki? Uragira ngo mbigenze? Umva, ahubwo kuva mu gitondo rero nshaka kugeza n'ubu ngubu nibwo ngo. Barakubeshye we n'umwange. Umva, nari maze iminsi nakubuze kubera kugira akazi nkabura umwanya ariko umunsi kubera nabonye wowe nibwo nkubonye. Wazambara ko udangiye no mu mudugudu. Ndakurega icyo kigo ntabwo cyakugezeho kuki nta kintu gikoraho. Yego ko nyagasani ngo wagize ute ngo wagiye kundega kukurega ubwo se wamenya mudugudu dupanga iki umva kundega ni nko kujya kurega uregaho ngare rwose Babuja ko numva kaze da umudugudu murazi
turaziranye ariko nawe nkangaga sinzi ibyawe nako sinzi ibyawe ngo iki ko numva utangiye kunyinjira mu buzima icyo waje ni ugukora akazi cyangwa ni ugukora iperereza iwanjye ubundi se urumva utagiye gukora mu bayobozi nta n'isoni baje nikiniraga nyine kari we bosi se tuziranye ukananyirukana ahubwo tureba wiyandushe reka mwana ndarekera nta kibazo twigendera aba ni abateshamutwe rekera se reka ukwemwe yego sha nawe mukozi nari nkeneye uzi kumasa ibirenge aho ndananiwe urahita umasa nitugera mu rugo naha ngaho tugenda ariko nawe urasatsa ngo abakozi hari umukozi simara y'ibyumweru bibiri we umva ariko gusa twumvikana iratiyoyo umva bare rwose bitarenze ibyumweru bibiri turayikuramo kuko inzu yanjye igiye gusenyuka urabona ubundi nzajya ndaraheye ese utangiye mubona n'ubwo wagiye mu abana tubana umva twumvikana bitabaye ibyo noneho mu mudugudu ngo mudugudu muraziranye no mu karere wanditse izina ariko nawe naryandika ahandi we urumva n'aba bakozi barataka ibyo se yabinzanaho njye mu madiripu akanga kunyishyura cyangwa akanyirukana njyewe ntabwo nzi bivuze ngo iki ntabishanaga rero nabwiraga ubundi mabusha wanjye uramushaka iki mbwira uramushaka iki wanagukubita mabusha wanjye uri kumugira noneho ntiyatiyo noneho ntazavanaho igora atashana we mukozi rwose shyiraho twigendere ariko nyine mabusha usanga nayo umva nayo bubonsa oya ibyo tuzabivuga nasaba kubita abakumenyera wanaguheraho ibyo twavuganye yabyumvishe mureke reka abaturage nazishyura reka abaturage bavuga yego sha wagize se ngo nawe ngo birangiriye babureka sha tuzabonana n'undi munsi ntago ari aho mana yanjye abantu barasaze bubu mabusha ubona ukuntu nanjye kumukubita barasaze ndabibona kandi ko utamufata umufata gutya umutunda hasi umukuramo amenyo nari kugifata mabusha ni kugifata gutya ugikubita kandi nari kumugira akamufata umufata ingumi umukuramo amenyo umufata umudunda hasi terura dunda hasi terura dunda hasi no kumukuramo ijisho nari kubikuriye akuzanaho sababu nyinshi sha ntabwo nzi njyewe numva isoni nari kutatese bikuramo gutya sikuramo inyange ntabwo uje ukuntu imuzi inyange mese uratugenda ikindi kikumenyera noneho urazi kuwutundera oya twigendere rekana n'abaturage ngaho byihorere twigendere ariko mabusha nibagiwe ubu ngubu turagerayo ryari tugiye kujya doni hano imbere gato imbere yawe ndahazi wagira ngo ni turi di rwanda ariko ntabwo ari turi di rwanda ni turi di dowandi ko nawe urakabije ahantu ni habi ku buryo hameze nka dobandi erega nuko twaciye nako twaciye iya hafi ndabizi wanjye ni ku muhanda ni ku matara ego urumva abaminisitiri turaziranye kandi abaturage se hari n'icyo kankoraho njyewe reka ntakirya kagukoraho nk'ufite ntakiwapi twihuta ahubwo ego bimeze bite se shere bite shere amakuru nyine ndabona ukeye aka kana shasi uswa mukozi wanjye yagiye anyibye yarancucuye sha mukamana ariko nawe ushobora bifata nk'umuturage mbese aka gakozi ukajyanye he akantu kameze gutya wagira umushyitsi uyu nguyu akagacika ko amuserive akantu ukuntu kangana ese ubundi bazashobora koza ari amasafuriya yawe kuko ntukasuzugure abantu utazi urakumva none se ukandesha ubundi se ukandesha yaje kumpima sinaje kumukorera akazi waze urebe ibikureba bitakureba ukareba oya se nawe gabanya wimubwira nabi abangaba nibo batiba nyine aha ntawamenya kiki ukandesha
ngo ni nkamusuzugure nanjye ubwo rero nakazaza asuzugura umukozi wawe umva rero ariko se ubundi uri kubona undushiki ubu ngubu tugiye mu mamisi se nagutsinda umwana ari ikintu mvuze kikambabaza ngo ibisafuriya nakumva ukuntu agutukiye amasafuriya mu mamisi use ubu burebure wigeze ubona bujya mu mamisi ryari ukuntu karishya cyangwa n'ikibida giteretse mva ahubwo tumubwire siko icya mbere kiba banza ukore sibyo so ugiye kujya mu bakozi none ukingana gutya none ugiye kugenda ubwingire ugende noneho bagakigorojinari ubundi ibintu iwanyu batumye ugenda we nkurukangana mani nawe utangiye kumusebya winserereza umukozi rata mu mamisi niwe batora azakura njye iwanjye ndagabura shumi ndagabura amabare azakura nawe uko se amakuru y'imisi amakuru y'ibiki nuko ni mwari muri kuntuka umva rero noneho ibintu byose nse ndihindura ni akazi nyine urakumva umva ngiye kwigendera n'ubundi njye namwe twari kuzashobokana twari umva kuzakora ibyumweru ibi ubundi nkata umva duserera nkata nigendera ngiye kugenda ako kazi uzagahe izo nshuti zawe urakumva bayi nese akazi urakanze ndakanze akazi none se akazi urakanze nakanze nyine uzagaye izo nshuti zawe urakumva ubundi njye yaranze uzaba ugiye kunjyana ugiye kunjyana mu giturage nta n'isoni ndi mu madripo ndi umwana wa kavuki sikagiye we yego uko nyagasa reba ukuntu utumye nk'umukozi wanjye agenda sha busa kandi gakozi gato nka karanze agakura shaho nzagushakira ubundi se kari agakozi kawe n'akanya cyawe n'akajishe ndi yakuntu kanareshya umva nanjye ndashima Imana none se iminsi iragenda igatuma abantu bangana urumva umva mu minzira ninyuriye noneho umuhanda ntabwo ari uwanyu mbonye hariya hameze ukuntu mu minzira ninyurireho umuhanda ntabwo ari uwanyu iminzira tambuka nyine iminzira byanshaka kunyura ariko hano nta muhanda urimo kandi muko ndakwiyana amayinze ngatambuka umuhanda ntabwo ari uwanyu noneho ni uwa leta ese nta mwanya uri kubona ndashaka yego wa mukozi we yewe abakozi baragwira ukuntu kareshya siko kavuga buriya nari nakibeshyeho nzi kari akana keza dore uko karenga kariya kari kuzakwiba kakakugiriza neza uzamutse bamwiba ndetse bamwimba udusafuriya barakubeshye we umva barakubeshye uri n'inyatsimbi oya nta kibazo ariko umva urangura rimwe umusubize ko oya nako nabiri oya nanjye nako uragura abiri nta mugabo umwana rimwe ryishe umugabo rehangana ariko nawe rwose narabyumva ukuntu bimeze ako si ubizi wowe nuko umeze no kumbwira menshi uramatatu kuko rimwe ryishe umugabo ubwo nahita nk'umugaya nyine aho ujya wihangana ariko rwose reka nkubaze ko nagukoreye akazi neza nkakurindira izamu neza igihe cyagiye twakoranaga kera utarakubitwa ubu ngubu wakihanganye koko ukangurira amacupa abiri aya yonyine nange ngiye kwa kazungu hasi ubundi kubereka isura umuntu utamubwiye nindi ubundi wakurangiye none se nyine kuva cyagiye wimukiye muri cya gipangu ujya muri kwepiki none hariya nyine barandangiye barambwira ati si papa Bwenge ushaka ati yarimutse yarakennye none ugere ko reka mubwize njyewe n'urugendo nakoze uzi inyota ahantu ingeze mu nda neza ubwo agashya rwenda kuvamo ibihaha byatsi ariko reka tujye tuvuga ibintu dusubira ibindi hano wakosha wimukiye ahantu habi pe hano umuntu atakinyagamburira reba ubu se hano wari ufite imodoka
kutujyana mu ntuzo twigisha umunyenga dutembereza muri za ntuza hose muri za mihanda zijya i Kigali zose ariko rero muri kwepa Kinoma ariko ntacyo ngwino ugura amacupa n'atatu nta kibazo nta kibazo ariko numva se ibyo tugiye kunywa mutangiye gusina utangiye umbwira ibintu bya kera ntabwo nyisinda niyo nawe tugende nabizamba rodepo y'inzoga genda papa bite akasa ni kakana kawe kakaravuze pe iyo mu rugo mwana bite byiza papa si wa muzamu wacu da kera cyagiye uyu nguyu yari umuzamu wacu ariko uyu mwana aribuka we yarakenye pe yakenye papa kugeze habi usigaye usangira umuzamu wacu wa kera usigaye umusangira muzamu usangira si ubonye turi gusangira ubu ko ubonye turi kugenda ubonye turi kurya cyangwa turi kunywa ibyo kuba gusangira yehe giye hano hino kare tugiye kwa Rwambibi hano imbere gatoya kwa Rwambibi se ni urusengero oya twari tugiye kurebamo abiri nyine pe ni ugusinda nyine kwa Rwambibi se ni urusengero cyangwa ni amashuri mugiye gusinda mugiye gusinda ariko ubu si iyi nzoga zitaba zihari we ariko Imana yibaremana ubusinzi pe mukazamuhora musinzi ahubwo iyo uvuga ku kantu baba we Imana ikaturemana ahantu ikaturemera ahantu haba amavide n'inzoga gusa umuntu akazibera mu biduke n'icupa nkazigumiramo neza ninywera mba naguga neza pe n'ukuri kw'Imana nta kindi nazabaza Imana umbaze ahubwo simbwire uvuye wowe ubundi kuri kutubaza mvuye gushaka akazi ariko ahantu nkabonye inse nsanga naho umva uwo muntu ari idage pe tanizira marashabira iby'akazi uri gushaka ariko uri gushaka akazi wabuze iki wasenze Imana uburi nabuze iki ubwo se nabonye iki use wibara mu bantu bafite ibintu ariko wa mwana we ntugasuzugure papa wawe yari afite ibintu yari afite imodoka dutembereza za ntuza ya misozi y'i Kigali sinzi uko bayita ngo muri City Tower n'imodoka dutembereza yadutembereje ahantu yari afite igipangu cyiza cya kindi narindaga nuko wari ukiri umwana ntabwo ubyibuka ariko ntukajya umusuzugura pe n'ukuri kw'Imana imodoka nziza yibasha yadutemberezaga muri za ntuza za convention muri ya mihanda yo kuri convention gutya muri convention members asengera gutembereze rero njye mwubaha bose azumwubaha kubera musangira icupa urasanga n'uryoshye rwashize ahubwo aka kana kari katwibagiwe umva umwana utahajya mu rugo utange watetse ibijumba niba munabifite simbizi nabonye mwarabaye abatindi papa mugiye gusinda